inkomoko y'indwara turwara ko ari eshatu. Inkomoko ya mbere ni indwara yo guhesha Imana icubahiro. Indwara ya mbere rero ni ikomoka ku bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana, icya mbere Imana ibishaka kugorora. Icya kabiri Imana ibishaka iyo iguteje indwara ibishaka gutegura. Icya gatatu Imana izanira umuntu indwara ni ukumwubakira ubuhamya kugira ngo agire experience mu murimo. Kuko gukiza abarwayi bigenda mu nzira eshatu. Hari igihe biba mu buryo bw'igitangaza, hari igihe biba mu buryo bwo kugenda buhoro, barabyita progressive, buhoro buhoro. Umuntu bakamusengera icyumweru agakira, kandi bagenda bagaruka. Undi kikaba cy'igitangaza bita gerizo miraculeze, noneho bakamurambikaho ikiganza, ako kanya yaba yarapfuye agakira. Ibintu bituma umuntu akira rero ni bitanu. Icya mbere ni ukwizera kusenga. Icya kabiri ni ugukiranuka kusenga. Icya gatatu ni ukwizera k'umurwayi. Icya kane ni ukwihana k'umurwayi. Icya gatanu gitegeka byose ni ubushake bw'Imana. Usenga agomba kuba yizeye, akaba akiranuka, n'umurwayi akaba akiranuka, kandi akatura ibyaha byose, akanarenga agapfa, kuko ari cyo gihe cye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Imana ibamugisha inshuti za gusenga everyday, abantu muri mu Rwanda, amajyaruguru, majepfo, mu burasirazuba, mu majyaruguru, turabasuhuje kuri gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi, mu biyaga bigari, mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubakiriye kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha muri inshuti z'akadasohoka. Abari mu Bubiligi turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, abari muri Aziya turabasuhuje, abari muri Amerika turabasuhuje, tubabwira mwese muri inshuti za gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, none no gusenga uzaneshwa. Senga. Imana reba umugisha nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pasteur Mazi Ibireguraho. Dr. Shalom. Inshuti za gusenga everyday, tubasaba kuza mugeza ubutumwa ku bandi, ntimuze mureba mwenyene ngo birangirire aho. Nimuze urangiza kumva ubutumwa wabusangiza inshuti yawe iri ku mutima, wabwize neza. Imana ubusha Pasteur, twakiriye ku cyane gusenga everyday, watangira usenga Imana nkuko cyane yacu yitwa gusenga buri munsi. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya duhaye. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ba hafi yacu kandi riyobore, kandi wugurire imitima y'abaryumva, kugira ngo benshi babashe guhumurizwa, abenshi babashe guhembuka, kugira ngo bose bagere ku rugero rushizeho gukora imirimo myiza. Urakoze kuratangirana natwe, twasozanya natwe, ni mu izina rya Yesu, amena. Tugiye kureba ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yohana igice cya 9 umurongo wa mbere. Twumva uko atubwira. Aravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ahangaha ijambo rishaka kutubwira inkomoko y'indwara. Turebye muri Yohana 11 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 4, aravuga ngo hari umuntu wari urwaye witwaga Lazaro Betaniya, ikiroro cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akayanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Ahangaha turareba inkomoko y'indwara turwara. Indwara turwara, abantu benshi umuntu ararwara akabatoya, n'abadayimoni bamuteye. Handi barwara bakavuga bati, ni icyaha yakoze ntiyacihana, akaba ari kuzira ingaruka yacu. Ariko ahangaha Yesu yashubiza igisubizo cyiza cyane. Umuntu wari urwaye, wavutse ari impumyi, noneho ari umugabo amaze gukura,
abigishwa babyibazaho, begera Yesu baramubaza bati, Yesu, uriya muntu kuba yaravutse ari impumyi ni icyaha yakoze cyangwa n'ababyeyi bakoze icyaha? Ariko Yesu yarabasubije ngo ntabwo ari icyaha yakoze, ntari ababyeyi bakoze icyaha, ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Ahangaha rero tubifatanije na Lazaro wari urwaye, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo indwara Lazaro yararwaye yari iyo kumwica, ahubwo ngo niyo guhimbarisha Imana no guhesha umwana wayo ikuzo. Nuvuga ngo kurwara k'umuntu bikomoka niyo turareba hano muri Luka ibice 13, Luka 13 rero kwatubwira umurongo waho nuwa 10. Luka 13 umurongo wa 10 haravuga hati, nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagoge, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagoge arakazwa nuko Yesu akije umuntu ku isabato, abwira abantu ati, hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, aba ariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshwe na Satani, yarakwiriye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose baramwara, abateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza Yesu yakoze. Hano mu Bakorinto ba mbere aravuga ngo ibice 11 umurongo wa 26 aravuga ngo, uko muzaja murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekanye urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nico gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiye, azagirwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami, abaririye kandi abanywereye kwishiraho gucirwaho iteka. Ndetse nico gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba barasinziriye kare. Ahangaha tubonye hari uriya muntu wari waravutse ari impumyi, abigishwa babitekereje ukuntu nk'uko rimwe na rimwe uyu munsi abantu batekereza ku nkomoko y'indwara, ariko batekereje kuri yakoze icyaha cyangwa ababyeyi bakoze icyaha. Yesu yaraberuriye arababwira ati, no, ntabwo ari icyaha yakoze, nta nubwo ari ababyeyi bakoze icyaha, ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire mu mubiri w'uwo muntu. Hariya mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 6 haravuga ngo, Uwiteka Imana ahana uwikunze kandi agakubita ibiboko uyemera kwa umwana wayo. Ni ukuvuga ngo Imana ihana uwikunze kandi igakubita ibiboko uyemera kwa umwana wayo. Hariya mu Baheburayo 12 umurongo waho wa 6, ni umugambi w'Imana wo kugorora. Inkomoko y'indwara rero ntabwo ari ubushake bw'Imana gusa, ahubwo ishobora gukomoka no ku badayimoni cyangwa ikava ku cyaha umuntu yakoze. Ariko ahangaha tubonye ko Imana ibishaka kugorora. Hariya mu Bakorinto ba 2 ibice 12 umurongo wa 7 haravuga amagambo Pawulo yavuze ngo, kandi kugira ngo nta kwishira hejuru kuruta ibirenze bikwiye, nibyo nayishuriye n'umwami wanje, mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ariyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi kugira ngo nta kwishira hejuru. Ariko kuri icyo ninginze umwami wanje 3, arampakanira ati, ubuntu bwanje buraguhagije. Iyi ndwara rero yo gutegura umuntu ni ukugira ngo ataza yinjira mu murimo wayo yishira hejuru n'ubwibone.
iyo Imana ishaka kugutegura ibanza kugucisha bugufi. Nta nizo mpamvu Pawulo yari afite igishakwe cyo mu mubiri, ariko Imana irekura Satani kugira ngo amuteze icyo gishakwe, ariko ari ubushake bw'Imana kugira ngo Pawulo atakwishira hejuru asabye Imana ngo ikimukuremo. Ijwi ry'Imana riramuhakanira ngo ubuntu bwanje buraguhagije, nushaka urware. Ni ukugira ngo yubake ubuhamya. Hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 9, Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho ni 9 umurongo wa 15, haravuga hati umwami aramusubiza ati genda, kuko umuntu ari igikoreshwa nitoranirijwe ngo yogeze izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli, nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanje. Ahangaha ni igihe Pawulo yari amaze guhura n'umucyo agiye i Damasiko kugira ngo ashakishe abantu bose bambaye izina rya Yesu, abagabo cyangwa abagore, abazaniye Yerusalemu kugira ngo bicwe. Ariko akigenda, ijambo ry'Imana avuga ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umuco uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yubamye. Ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, urenganiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami? Nawe ati ndi Yesu uwo urenganya. Ariko haguruka uje mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma, kuko wumvishe iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko, amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Ariko hano i Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati karame mwami. Umwami aramubwira ati haguruka uje mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga, kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ahangaha Ananiya yaramusubije ati mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga ko yagiriraga nabi abera bawe bari i Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaye izina ryawe. Niyo Imana yamubwiye ngo genda, uwo muntu ni igikoresho nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanje mu banyamahanga no mu Bisirayeli, ariko nzamwereka nawe uburyo akwiriye kubabazwa bamumpora. Ni ukuvuga ngo twumvise ko icya mbere ari ukugorora, icya kabiri ari ugutegura, icya gatatu ari ukubakira umuntu ubuhamya. Ni ukuvuga ngo Imana iba ifite umugambi mwiza ku muntu iyo imuhamagaye. Swate ibishaka kubanza kumugorora, swate ibishaka kubanza kumutegura, swate ibishaka kumwubakira ubuhamya kugira ngo azabashe kubona uko yogeza izina ryayo mu banyamahanga no mu Bisirayeli bose, kugira ngo abantu bose bamenye Imana. Ahangaha rero Ananiya yarazi amateka ya Pawulo, yarazi ko ari umuntu warenganyaga itorero ry'Imana kandi ari umugome, kandi afite imbaraga ziyeshejwe n'abatambyi n'abakuru zo kuja i Damasiko agashaka abantu bose bubahiriza izina ry'Imana, abagabo cyangwa abagore, akababoha akabazana i Yerusalemu kugira ngo bicwe. Ariko akigenda nibwo yahuye n'uwo muco. Inararibonye rero rya Pawulo mu murimo ryaturutse kuri ubu buhamya, uko yahuye n'umuco umutungo yakikubita hasi. Imana iravuga ngo haguruka ugende ukwirakwiza ubutumwa mu banyamahanga. Ariko ahangaha atumye Ananiya baravuga ngo umubwire ko ari igikoresho nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanje mu banyamahanga no mu Bisirayeli. Ariko iri jambo rivuga ngo nzamwerekana ukuntu azababazwa bamumpora, ni experience. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka kumwubakira ubuhamya kugira ngo buzabashe kwemeza abanyamahanga n'Abisirayeli bagane inzira ya Yesu Kristo. Ahangaha tubonye umugambi w'Imana kukuzanira indwara, ntabwo ari ukwanga umuntu, kuko Uwiteka iyo agukunze araguhana kandi ngo agakubita ibiboko abo yemera ko ari abana be. Ni ukuvuga ngo Imana iba ifite umugambi mwiza iyo ikoresheje inzira ko ari 3. Indwara, inkomoko y'indwara ya kabiri niyo
abadayimoni cyangwa satani. Ahangaha umugore yari yarwaye dayimoni w'ubumuga, ariko Yesu amukijije hari ku isabato. Umutware ntabwo byabashe kumunezeza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ararakara cyane, atangira gusohora itegeko rivuga ko abantu bakwiriye gukora mu minsi 6, haba no gukira bakwiriye kuva iwabo atari ku isabato, bakabona bagakira mu yindi minsi. Ariko Yesu ko yarakoze imirimo myiza ku isabato, yamuhaye urugero rwiza, aravuga ati mwandyarya Yesu umuntu ku isabato ntiyazitura inka cyangwa indogobe ye akayahura cyangwa akayuhira kandi ari ku isabato. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu nguyu ni umukobwa wa Aburahamu, akaba arwaye, akaba yaraboshwe na satani imyaka 18 atunamuka, ariko imirimo myiza ikabimukoreweho bikababaza umutware. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abangaga Yesu barababara cyane, ariko abumvaga iryo jambo hirya no hino baranezerwa kubw'imirimo myiza Yesu yarabashe gukora. Nukuvuga ngo ahangaha ni indwara ituruka ku badayimoni. Satani yashobora guteza indwara, nibyo. Imana nayo ishobora kukuzanira indwara kugira ngo isoze umugambi wayo kuri wowe binyuriye muri iyo ndwara, nibyo. Ahangaha rero muri Matayo 17 umurongo wa 14 kugeza 21 havuga umuntu wari urwaye dayimoni w'igicuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamuzanira abigishwa ba Yesu, nyiri uwo mwana aramubazanira, baramusengera, bakora iyo bwabaga, barambura ibiganza, baramagana, ariko umuntu ntiyakira, yararwaye dayimoni w'igicuri. Noneho Yesu aje, wa muntu amuzanira Yesu, aravuga ati ko namujane abigishwa bawe bakamunanirwa, none biti? Yesu aravuga ati mumunzanire hano. Ariko yabangiye kugaba abigishwa, aravuga ati bantu b'iki gihe biyo bagizanzarusha nde kubana namwe, ni mumunzanire. Amurambikaho ikiganza uwari urwaye dayimoni w'igicuri abarakize. Ahangaha Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri, kuko abigishwa bamujaga iruhande biherereye, baravuga bati twewe n'iki twacatumye atunanira. Aravuga ati ndababwira ukuri yuko mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi ngo va hajya hariya wahava, nta cabananira. Ariko kuri 21 aravuga ati bene uyu dayimoni icyakora ntakurwamo n'ikindi kereka kwiriza ubusa no gusenga. Ahangaha rero abigishwa ba Yesu icyatumye bamusengera ntakire, si uko batagiraga kwizera, ahubwo bamusengeye batabanje kubaza Imana ngo basenge bamenye inkomoko y'iyi ndwara. Nibyo byiza rero ku bakristo, iyo bazanye umuntu urwaye ntabwo ari byiza gupfa gusenga utaramenye inkomoko y'indwara, kuko ushobora kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Shobora kuba yazanywe n'ubushake bw'Imana kubw'umuteguro wayo, ugatangira gucaha, ugacaha abadayimoni atari bo. Ariko ni byiza kugira ngo wiherere gato, ubaze Imana inkomoko y'indwara, noneho wamagane cyangwa usenge ugendera ku bushake bw'Imana ukurikije inkomoko y'iyo ndwara. Twari dukwiriye kumenya inkomoko. Ntabwo abantu bakwiriye kurambura ibiganza uko bishakiye hejuru y'umurwayi batarabaza Imana inkomoko yayo. Hari igihe Imana barayimuteje kugira ngo yiheshe icubahiro cyangwa igire icyo yigisha uwo muntu mu byo azatunganya mu murimo izamuhamagarira gukora. Ahangaha rero iyi ni inzira ya kabiri indwara ikomokamo. Iya mbere ikomoka mu bushake bw'Imana kugira ngo Imana itegure umukozi wayo. Iya kabiri ituruka ku badayimoni, icyo gihe ni ukwamagana nyine. Ariko iya gatatu hano mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo waho wa 26 kugeza 30 havuga ko ku bantu begera igaburo ryera, abo bantu bari bakwiriye kwimira bakisuzuma mbere yo kugira ngo begere umubiri wa Yesu n'amaraso ye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igituma abantu barwaragurika bakagira intege nke, abenshi bakaba barasinziriye bagapfa, ngo nuko begera umubiri wa Mwami Yesu Kristo batisuzumye batitunganije. Ahangaha rero iyi ndwara ikomoka ku caha umuntu yakoze akagisha ntiyature. Iyo abantu rero bagiye gusengera nk'uyu bakabaza Imana bakamenya ko inkomoko ari icyaha yakoze, bamusaba kwatura, bakamwaturisha kugira ngo indwara ye ibone gukira. Hari igihe indwara ikira kubera watuye, hari igihe indwara n'ubundi yanga gukira kubera ari icyaha wahishe utabashe gutunganya.
ubwo rero ahangaha niryo jambo ry'Imana rivuga ngo benshi bagira intege nke, abandi barasinziriye, abandi bahora barwaragurika kubera bakoze icyaha ntibatura ngo bihane, none Imana ibashe kubakiza. Ahangaha ni inkomoko ya gatatu y'indwara. Inkomoko ya mbere ni ubushake bw'Imana, kugira ngo Imana igorore, kugira ngo Imana itegure, kugira ngo Imana yubake ubuhamya. Turebe hano mu Baheburayo igice ca gatatu ca gatanu umurongo waho. Abaheburayo igice ca gatanu umurongo waho wa 8 aravuga ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubwiye imibabaro yihanganiye. Hano kabiri umurongo wa 18 aravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Ahangaha rero ni umugambi w'Imana ishaka kuguhamagarira gutegura, kandi mu kugutegura kwayo ibasha kukurekera indwara kugira ngo ya ndwara abe yikwigisha. Nibyo byabaye ku mugaragu w'Imana Pawulo, nibyo byabaye ku bakozi b'Imana bakoze umurimo mbere yacu. Ni ukuvuga ngo indwara ishobora gutuma itegura umuntu iyo aturutse mu bushake bw'Imana. Imana yacu idusange kugira ngo tujye turasengera umuntu twarangije kwerekwa inkomoko y'indwara arwaye. Twumvise ko Imana ibikorera kugira ngo yiheshe icubahiro, yubahirize n'umwana wayo, imirimo y'Imana igaragarire muri wa muntu. Abasengera abarwayi rero ni isezerano ry'Imana muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15 wa 16 kugera kwa 17 haravuga ngo ariko uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Hari ibimenyetso rero bigumana n'abizera ngo ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ry'Umwami Yesu, bazanywa n'ikintu cica ntaco kizabatwara, bazarambika ibiganza ku barwayi, bazavuga indimi, bazafata inzoka, ntaco bizabatwara, kuko ari ibimenyetso bigumana n'abizera. Icyakora gusengera abarwayi ni n'impano nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bakorinto wa mbere igice ca 12 umurongo wa 8 havuga ngo bamwe Imana yabahaye ubwenge, abandi bahakumenya, abandi bahakurondora, hariya abandi bahakwizera, abandi bahagusengera abarwayi. Gusengera abarwayi ni impano. Ntabwo abantu bose nubwo baba basenze bafite impano yo gusengera abarwayi, oya. Hari abantu umwihariko Imana yahaye impano yo gusengera abarwayi. Ubundi abantu basengera abarwayi bashobora gukira progressivement, ariko gukira mu buryo bw'igitangaza bisaba kugira ngo abantu be barahawe impano yo gusengera abarwayi. Kuko hari Imana yatanze kwizera, itanga gukiza abarwayi, itanga gukora ibitangaza, itanga kuvuga indimi, itanga guhanura, gusobanura indimi. Ijambo ry'Imana riravanga umwuka wera niwe utugenera uko yishakiye kubw'umurimo wayo, kuko umwuka wera ni urondora Imana, umutima w'Imana ikamenya ngo iby'Imana ishaka ni ibihe. Kuko hano mu Baroma ibice 8 Abaroma ibice 8 hano uko atubwira, aratubwira ngo umurongo wa 26 uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Hano ngo kandi rondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Nizo mpamvu ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abaroma 8:14 nuko kugira ngo umuntu amenye inkomoko y'indwara agomba kugira ica ishurirwa kuri yo, atari ugupfa kurambika ibiganza gusa ku barwayi, ahubwo abantu bakamenya inkomoko y'iyo ndwara. Nibyo byiza, kuko umwuka wera, umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka, kuko Imana nayo ubwayo ni umwuka. Abantu rero barakwiye gutegereza ubushake bw'Imana igihe cyo gusengera abarwayi. Yaba ubigusabye, yaba uhuriye nawe, yaba usanze mu ivuriro, abo bose
bakeneye gukira, ariko usenga yari akwiriye kumenya ubushake bw'Imana kugira ngo ahamanye nabwo. Kandi n'ubushake bw'Imana nabwo bukora imirimo ikomeye, ariko na Yesu aho yagendagenda agakiza abarwayi ntiyakizaga bose, yabakizaga kubw'impamvu runaka, nk'uko byanditswe muri Yohana 5:1 kugeza ku murongo wa 17 aravuga ngo Yesu agera ku kidendeze i Betesayida. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ikidendeze mu ruhero cyitwa Betesayida, hari abarwayi kuko hari amabaraza 5 menshi, yari menshi, kandi abarwayi bari benshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamwe banyunyutse, abandi ari impumyi, abandi barahetamye, abo bose bategereje ko amazi yihinduriza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko rimwe na rimwe marayika yamanukaga mu kidendezi agahinduriza amazi, uwabashaga kwinjiramo mbere niwe wabanzaga gukira, kandi akajamo umunyembaraga. Ariko Yesu amwitegereje aravuga ati urashaka gukira? Yaramusubije ati nabuze uwanjugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza, undi akantaga kumanukamo. Yesu yaramubwiye ngo haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Hari benshi kandi bari bakeneye gukira, bari benshi, ariko bose batangira kuvuga ngo uradukura ahangaha yaje, bakibirinduka kugira ngo nabo bakire, basanga Yesu yigendeye. Ni ukuvuga ngo na Yesu nawe yakoraga agendeye ku bushake bwa Data. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo ntaco nkora ntagihawe na Data, nta n'uwangiraho ubushobozi butavuye mu ijuru. Nuvuga ngo icyo na Yesu yakoraga yabaga igihawe na Se. Ubushake bw'Imana nibwo budomina, nibwo butegeka, nibwo bukora mu byo dukora byose. Imana yacu dusagira ngo tumenye inkomoko y'indwara. Bamwe barwara kubw'ubushake bw'Imana kugira ngo Imana ibagorore, ibategure, ibubakire ubuhamya. Abandi bagaterwa n'abadayimoni koko. Ku ijambo ry'Imana muri Yohana 5:19 haravuga ngo erega turabi Imana ariko isi yose iri mu maboko y'umubi. Nuvuga ngo Satani ntatageze ibirenge n'amaboko ye, ariko ico tuzi neza nuko Imana isumba byose. Satani ntatageze ibirenge. Nizo mpamvu ubwo abana b'Imana bazagushengerera Uwiteka muri Yobu 1:6 ijambo ry'Imana avuga ngo Satani nawe yihisha hagati yawo. Inzira za Satani rero ni intumwa yo kugira ngo agerageza abera b'Imana bagaragare ko batunganye. Ni ukuvuga ngo igishakwe cyo mu mubiri w'umuntu nico gitunganya umuntu. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo iyi ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo kubahisha Data, niyo kubahiriza umwana wayo. Bisobanura ngo ntabwo urwara ari uko Imana imwanga, ntabwo ukubitwa akagera mu bigerageza ari uko Imana imwanga, ariko igihe cyo kubisengera twari tugiye kumenya haba inkomoko y'indwara cyangwa meme n'inkomoko y'ibigeragezo, tukabona kubisengera. Yaba yarakoze ibyaha akatura, yaba yaraboshwe na Satani nk'uyu mudamu wamaze imyaka 18 ahetamye, tukamusengera twamagana, tukamenya uwo duhangana nawe uwari we. Imana yacu dusage ngo tumenye izo nzira indwara zikomokamo, kugira ngo nidusenga duhamanye n'ubushake bw'Imana. Sengera ko Imana itanga impano z'Imana, abantu bagasengera abagwayi bagakira. Pasiteri, mu myaka umaze imyaka myinshi uri pasiteri, ubona ko uri umusaza kandi uri naribonye, wabonye ibintu byinshi, umaze kubona abahanuzi, wagiye ubona abahanuzi, wagiye ubona. Ese pasiteri, mu myaka umaze mu gipasitori, ntabo cyangwa ubona kuba pasiteri wigeze wabaye mwarimu, uraba ugeraho uba pasiteri, wabaje kuba umukirisitu, ubahugera wigeze umuririmbyi? Se pasiteri nararirimbye. Waririmbye nk'imyaka ingahe pasiteri? Umwaka umwe. Waririmbye umwaka umwe uhita uba mwarimu. Nyuma none nemo nakubaza ikibazo cyane cyagira giti, ese pasiteri muri iyo myaka umaze wigeze usengera nk'umuntu ugwaye arakira nk'igitangaza, cyangwa nk'umuntu yapfuye? Kuko iyo myaka umaze ni myinshi cyane, hari ikintu wawe warigeze ubona uti nigeze mbona rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu byigeze mu maso yanjye mbona igitangaza? Yabaye abakristo bose basengera abarwayi bagakira, nta murwayi w'ikiro, kuko abakristo batarwaye baruta abarwayi ubwinshi. Ubwo rero kuko ari impano, ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera yitanga uko yishakiye, ntabwo ari twe duhitamo, ariko ikintu progressive. Yabaye abakristo bose rero bashobora gukiza abarwayi, n'abari ikuzimu baba baravuyeyo. Yabaye icyo gitangaza gikorerwa ku muntu wese ukijijwe. Twasengeye umuntu urwaye arakira, ariko turi mase, tukamusengera turi benshi bagakira.
ariko ntabwo ari abantu bakiza, ahubwo ni Imana ikiza, iyo Imana yateguye. Ntabwo rero abasengera abarwayi bose babakiza, oya, uramusengera byahuza n'ubushake bw'Imana kuko nibwo butegeka agakira. Ariko Imana ishobora gukiza n'uwo batasengeye, kuko n'abapagani barakira. Ubwo rero ubushake bw'Imana butegeka byose, kandi iyo umuntu asengeye warwaye cyangwa wapfuye agakira, ntabwo aba ari we umukije, ni Imana iba yakoze imirimo yayo. Kuko nabivuze, aho Yesu yageze ku kidendeze cy'i Betesayida hari abarwayi benshi ariko akiza umwe, kuko utari umuteguro w'Imana ngo abo bose bakiri uwo munsi. Ego, urakoze pasiteri. Ugana ku musozo, hari icyo wakongeraho? Ni Pasiteri Mpazibego abagejeho ikiganiro c'inkomoko y'indwara. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620, 0786696620. Kuri channel ya Gusenga Everyday gukanda subscribe mukabona inyigisho uko zikurikirana, kandi n'ababa bifuza inyigisho ziteguye ku mpapuro nka za silabisi twazibakorera mu gitabo ca Danieli n'ibyahishuwe mukakibona. Imana ibahe umugisha, murakoze. Urakoze pasiteri, turagushimiye, tukadushimiye inshuti zacu za Gusenga Everyday, tubasaba nanone kugeza ubutumwa ku bandi. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.